yewe no kumwereka ineza yuko nibura unaniwe ariko urananiwe biragaragara nawe arabizi oya kamwe ntago ariko katuma guca inyuma umuntu aguca inyuma iwawe mu rugo noneho mu kuburyo bw'abashakanye byo bari ikindi aho naho hazamo impamvu cyangwa n'agasuzuguro kaba karimo kanuka ahubwo ntago nibaza ukuntu ntago uburiri buvuga ariko ubundi buvuga bwaba buzi byinshi bufite igisobanuro kinini rero uburiri bw'umugore n'umugabo nizere ko mumeze neza cyane ni yawe TV ni Patrick ndetse na tugaruka muri stories zitandukanye unasura website yawe TV ukamenya isi bayerekeza ukamenya amakuru abavugwaho umeze neza tuguha ikaze kuri yawe TV murakoze cyane umeze gute tumeze neza amahoro yego uretse ara gusura iyo website kandi iriho amakuru amwe makuru naje kuba ngibonaho nayo umugabo wahindutse inka ibintu by'amarozo urabyemera wowe ibintu by'amarozi yaciye undi nyuma bamuhindura inka naga rwose afite ibinono afite n'umurizo kandi ya bintu si ibihuha buriya naga ari content biba ibintu by'amarozi nkurikije uko byumva n'ingero wenda ufite z'ibyo wagiye ubona ntawe ndabona wahindutse inka hako numva babivuga ko umuntu ashobora kumuroga agahindukayo umuntu ngo yagiye njya mbona ngo bagiye kwiba ngo ibitoki bikarangira ngo ahagome arahagoma buriya ariko amaboko akayamanikaho kugeza nyir'ubwite ambwira ati ndakumanuye aho yatanaje ntago ashobora kuhava ubwo bivuze ko ibintu by'amarozi ariko abantu batabyemera nuko abatarabibona wese byakubayeho nta wandoze ariko numvisha abo baroze ariko ngo umuntu ngo amuzingira ngo nko kunda ngo bikarangira ngo atabyaye cyane umwaka umwe ngo 2 3 ngo 4 ngo agitwite yego ako bibaho njyewe nzi umuntu baroze ananirwa kuvuga neza burundu abikirage burundu yarasanzwe avuga ese kuki atagira indwara yimubuza kuvuga oya niyo mpamvu niyo nuko bari bamuroze nyine yari yakoze iki ntari numvishe ngo bashobora hariko bari abantu gutya urana ahantu iyo wicaye ku kabari babura telefone urumva babuze telefone nkeka ko ubwo yari afite uruhare mu bayibye neza hinduka ikirege kuva uwo munsi ntiyavuga yavugaga byatangiye akiri aho ngaho yayibwiwe telefone se oya ntago byatangiye nka nyuma y'iminsi 2 abikirage burundu bita bimenyekana ko ari wari wayitwaye nyine babaye ikiragi ari nk'abantu bari 3 muri abo 3 rero nkeka yuko ubwo nyine ari bo bari bayitwaye kuko abandi bari aho se ko babaye bazima ubwo barayigabanye ubwo nugango wariyeho wese ibintu by'amarozi bishobora kuba bikora rero birakona none arakoroga ariko nese bwende icyo cy'amarozi cyo tukiveho kuba umuntu yagufata umuca inyuma agahana umwe gusa byo biba birimo ubutabera oya none si cyaha bagifatanyije kucyo hannyo oya nta nubwo ugomba guhana umwe kuko bose bafatanyije gukora icyo cyaha ubufatanya cyaha abantu bahanwa ibihano bingana yego rero igihe umugore umuntu ajya afata nk'umuntu amuca inyuma ukumva yarenganyije wenda umugore cyangwa umugabo nyamara si umugabo yaba umugabo arenganyije si wabikoze wenyine yaba n'umugore arenganyije si wabikoze wenyine oya aho ngaho nyine abarengereye agomba kubahana bose babifatanyije cyaka n'ababari ariko si umubiri se ugendeye ku gitekerezo cy'umubiri ubwo nyine urabona wajya unyuraho hariya babikora ari umubiri nyine si ubwo wajya uhura n'umuntu aguca inyuma warenganya nde ubwo umugabo wawe uramufite wenda mfashe nk'umugabo wanjye anca inyuma aguca inyuma wahana nde njyewe nabanza nkamenya impamvu yanciye inyuma hari impamvu umuntu ashobora kuguha ukayumva yego ngo umuntu yaguciye inyuma ntabwo wahita wisaza
ntago nahita nisaza nabanza nkamenya impamvu yanciye inyuma. Zimwe mu mpamvu rero ushobora kukwemera umuntu yaguciye inyuma ukaba uti impamvu azimaye izo nizo natorera. Impamvu ishobora gutuma mubabarira yanciye inyuma, icya mbere hari ukuntu abagore bagera mu rugo yamara kugera mu rugo akumva ko byose bisa n'ibikemutse birangiye, byaciyemo nyine yamufatishije byarangiye, noneho inshingano z'akazikora nabi. Zimwe muri izo nshingano akora nabi, hari ukuntu umugore yitwaraga umukobwa akiri nk'umukobwa bagiteretana, bari basanganywe bamenyeranye, yari amuzi neza, uko yari amuzi ntaba ari ko amubona, kandi wenda yakuruwe n'uko yamubonaga, ugasanga rero ageze mu rugo arahindutse, akaba ashaka kumuca inyuma. Gusa nanone ntago yakabaye impamvu yo kumuca inyuma, bakabiganiriyeho, ariko noneho mufashe ntitwabiganiriyeho nyine mufasha nca inyuma. Njyewe wenda imwe mu mpamvu nshobora kumva ambwiye nk'ikintu nkumva ninjye cyaturutseho namubabarira. Yego. Akubwiye nk'impamvu ukumva niho byaturutseho? Yego, namubabarira. Impamvu yihe nyine icyo cyakumva? Hari ukuntu sinzi wenda nk'abamama benshi tujya tuganira, ugasanga nk'umumama yigambye ko wenda ati njyewe nari naniwe igihe iki n'iki mubwira ko ndwaye, ugasanga umunsi wa mbere uwa kabiri bibaye ku munsi wa gatatu urumva ukamufata wamubabarira. Sibyo? Gusa nyine izo wenda ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma mubabarira. Izi ibintu ashobora gusobanura, ashobora kugukumva ntabwo busobanutse. Sana ashobora kumpa ntibusobanutse, ubwo ni nk'iki we? Impamvu zimuturutseho, nabonye umukobwa ari mwiza. Ibyo izo mpamvu zibaho? Natsinzwe, bibaho, n'umubiri, ibintu nk'ibyo ntago nabyumva ibyo byo. None se wenda ariko kubera ikintu ukomojeho nanjye nsanzwe numva aho wari ukuntu ushaka umukobwa nyine yitagaho yagera no mu rugo agatangira kwicupiza abatse n'ubundi byaciyemo umugabo ko twamaze gusinya. Abagore baba batekereza ko nyine niba umuntu ageze mu rugo inshingano zirangiye cyangwa se kwa kuntu yitwaraga bikwiye guhinduka, bo ubabwira iki? Aho ngaho ntago sinkeka ko bikibaho cyane, ariko nta nubwo ari byo, kuko niba njye ufite uko wambonye ntago nzi icyatumye, ntago nzi icyagukuriye kuri njyewe, ushobora kuba warakuruwe n'uko wambonaga. Iyo mpindutse ni kwa kundi nyine rugenda rukura nk'isabune, mugani wa muhanzi. Ntabwo rero yakagombye kwitwara gutyo, kuko ugomba ubundi buri kimwe, uko iyo ubana n'umuntu uba uzi n'icyo akunda, utanakizi byaba ari ikibazo, kuko ugomba kubanza ukamenya icyo akunda, icyo yanga, nawe ukabasha kwitwararika kuri ibyo. Gusa nyine ku mugore ho numva ko kwiyitaho bwo ari buri gihe. Ubwo guca umuntu inyuma ni kimwe, aho babikoreye naho ni ikindi. Umuntu aguciye inyuma iwawe mu rugo, noneho mu buriri bw'abashakanye byo bari ikindi. Aho naho hazamo impamvu cyangwa n'agasuzuguro kaba karimo? Kanuka ahubwo. Ntago nibaza ukuntu ushaka kunzira mu buriri uzanyemo uwo mugore gutese. Twabona nawe aza kujya gusura nk'iwanyu kabasabwe ko adahari yagiye iwabo, wazansuye nkagufata mu buriri bwanjye. Shaho ni icyaha kindi kibi, ahubwo wakoze icyaha cyo kunca inyuma
ukoze n'icyaha cyo kundyamira mu buriri uryamishije mu ndi muntu gutese uburiri burasa nyine ariko n'ubwanjye ubwo bibaga kumushakira ubwe nagufata nkaguhanira icyo ngicyo noneho nkusanze mu bwanjye se ubwo urumva byavamo ibihano ni bibiri ni cyane ahubwo ese uburiri bw'abashakanye bugira akahe gaciro ku buryo wumva nyine ari bw'ikintu gise gikomera kuba ari mu buriri bwanyu uretse ko wenda ari butavuga ntabwo uburiri buvuga ariko ubundi buvuga bwaba buzi byinshi bufite igisobanuro kinini rero uburiri bw'umugore n'umugabo numva ari nacyo cyubahiro cyabo kuko sinzi ukuntu nabivuga ariko uburiri ku mugore ariko uzarebe na kera iyo twajyaga iyo uzi ko utabaga watinyuka kurunguruka no mu cyumba cy'ababyeyi ariko byarahindutse se gute ni kwa kundi nyine tugenda tubisirimura ariko bitari byo icyumba cy'umubyeyi kiba kigomba kubahwa umujinya cyangwa se uburakari mu gihe usanze baguca inyuma umuntu arabasha kubikontorora buriya biragoranye ariko birashoboka kuko ni hahandi nyine ugomba kubanza ugatekereza ubundi ikintu cyose umuntu ngo arabanza agatekereza nibura uruziga rukizengurutsa nka karindwi kuko guhubuka bituma ukora ibintu bibi rero kukontorora biragoye ariko biba bigomba no kubaho kuko ni ikintu utasubiza inyuma uri ubundi ikintu cyose utasubiza inyuma uba ugomba kugikontorora gufata umwanzuro wo kujya mu rugo kiba ari igisubizo cyiza ariko nyamuna nubwo bikibaho kwahukana se ese kwahukana ko umuntu yaguciye inyuma uzasanga marayika se ubundi numva ariko wabyakiriye wongera ngo oya ntabwo ari ukubyakira umuntu abishishikariza abantu n'ubundi n'ayandi mahitamo ntabwo wabishishikariza abantu nta nubwo ari n'amahitamo kuko buriya agaciro k'umuntu umuntu niko gaciro ke urumva ubundi wowe niba utekereza ko kugenda gutya ariko agaciro kawe uretse kuba wamaze no kukica ntago rero kwahukana nanone ari byo ese kwahukana none ukagaruka ukigarura ahubwo noneho ukanigarura noneho ushaka kwahukana urumva uyu munsi none hejuru ugasanga wa wundi wagiye wahukanye ugasanga noneho yamuzanye mu rugo ukazajya noneho uzaherayo kuko urugo nacyo ni icyaha ni icyaha urugo ni icyaha ariko se urahukanye bikarangira uwigaruye niba ari igisebo buriya kibi hubwo twategetse ko umuganga azakubwira kandi ubu se yagucyura ubu yagucyura agushaka yaguciye inyuma uhari azaza kugucyura kubaza iki noneho uhasanga undi ahubwo uhasanga undi mushyashya none hatari wa wundi hatari na wa wundi mwahuye nibura nuko zubakwa ijambo niko zubakwa nayo ngira ngo hari igihe gushyirisha mu makosa oya ntabwo iryo jambo ntabwo ari irisima usanga umugabo wenda aragukubita cyangwa umugore akubita umugabo nabyo rega bibaho hari abagore usanga bakubita abagabo ariko umugabo ugasanga ni yawe ubwo nk'umugabo ukubitwa n'umugore we waba ari umugabo kuteze baguca bugufi ntoya guca bugufi isa n'ugukubitwa nanone yaba akabije musubije urukira none ko ndi bubizire kandi umugore we nta nkubita nta kintu ari buhanike erega buriya nanone uretse ko biramutse binaba ntabwo kurwana aricyo gisubizo cy'ibibazo umuntu aba afite icya mbere gituma n'abantu barwana cyangwa se bagira ntago baba bazi kuganira n'abo bashakanye ni bya bindi nyine bafata ngo mbese bakabihuzahuza urumva bakumva ko ari nka kwa kundi ngo niko zubakwa ngo ndatera ishyiga niba ari ishyiga sinzi ukuntu njya mbyumva ugasanga bagendeye muri izo mvugo za kera ariko ntago igisubizo ari ukurwana bicare hamwe baganire bamenye aho bipfira iyo bamaze kumenya inguni yatangiye gusenyuka nawe urwana no kuyisana
iyo uvuze ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo yego abavuga iki? ihohoterwa rikorerwa mu ngo si ubwo baba bashatse kuvuga ikira numva njyewe uko mbyumva numva ari kwa kubuza uburenganzira umuntu numva ari kwa kubuza uburenganzira umuntu cyangwa se itotezwa riri aho hagati kuko hari ukuntu umuntu agutoteza atanavuze cyane hari n'ukuntu umuntu aguhima atavuze hari na kwa gukubitwa hari na kwa gukubitwa hari n'abantu wa mugani hari umuntu nzi wigeze kumpa story y'ukuntu yajyaga azana umugore mu rugo umugabo yazanaga undi mugore mu rugo akamubwira ati ngaho tunganya abashyitsi baje azanye undi mugore akagenda akamubwira ati tunganya agatunganya abandi bakajya mu cyumba agasigara atunganya basohoka akabaha amazi yo gukaraba yasanga ahumeka gatoya arira ubwo kakamubona akamukubita bihagije urumva ariko buri ikintu cyiza nuko turi mu Rwanda niko zubaka niko nyine amahirwe nuko turi mu Rwanda turi mu Rwanda u Rwanda rero rwita ku muntu uwo ari we wese niko mbyumva ibyo byose biraza gutyo amakuru akamenyekana uwakoze icyaha akajyanirwa icyo kintu cyari gifite uburemere bungana iki koza n'umugore iwawe noneho nawe uhari buriya uba warapfuye uhagaze ukabyihanganira uyibeshye uvuge ariko nanone hari abagore bakorerwa ihohoterwa nk'iryo akabihisha ubwo rero yabihishe nyine ni hahandi abakabonye pe ibyo bintu wabyihanganira nawe njye ntabwo nabibasha ese uwo mugore we bahazanye we mu bwonko abatekereza gute icyo atekereza se ni igiki azanywe n'umugabo azi ko ikiri bube cyose ari bube arwanirirwa n'uwo mugabo yego si ikindi ni igiki ntabwo abantu batekereza kimwe hari ababikora nk'akazi hari ababikora nk'abantu nko guhimana iryo ni ihohoterwa ryo ku mubiri rigo bikaza ahubwo hari n'iryo mu buriri naryo ngo riba yego iryo bwo riba rimeze rito icya mbere gufatwa ku ngufu n'umuntu mu bana yego bibaho cyane rwose bibaho mabone ni bya bintu nakubwiye ngo ikintu cyose umuntu agiye gukora habanzaho kuba ikiganiro akabanza gutegura igikorwa agiyemo ariko hari abadatekereza gutyo kumva ko umugore ari umugore we agafatiraho icyo ni ryahohoterwa kuko akoze ibyo adashaka akoze ibyo atatekereje kuba ari bukore ariko hari n'ukuntu ngo n'umugore cyangwa umugabo ajyaho cyangwa ati uyu munsi reka ntacyo ibyo si ryo ntabwo ariko mbyumva byaterwa n'impamvu ibiteye kubera icyo ubundi amuhakaniye kubera icyo utabanza ngo umenye impamvu aguhakaniye cukumbura umenye impamvu aguhakaniye ese mbere yo kumenya impamvu aguhakaniye ahubwo yazanywe n'iki ndabyumva ko turebe ngo zimwe mu mpamvu zituma umuntu ashaka umugore ni izihe ukeka ari iziheze ndizo ndimo kubaza icya mbere ni ugufatanya icyo ni icya mbere yego icya kabiri numva ko ari nko nyine muba mugiye kubaka urwanyu urumva mu rugo rero haberamo byinshi niba murwubatse muzabyara
hari n'abatabyara kandi bagakomezana bakabana nabo ntacyo tukibuke. Gusa nyine no gushimishanya nabyo numva birimo. ushakanye n'umugabo ugasanga utabyara mwakomezanya? Yego. So guca umuryango soba. Guca umuryango se abantu bose niko urubyaro umuntu aruhabwa n'Imana. None se utarubonye wakora iki? Umugabo se akubwira ati wagiye se mu kareba ukundi kuntu wigenze ukazana umwana sinkomeze kukurenganya, wabyemera? Nje ntago ariko mbyumva, nje ntago nabyemera. Kuko ubwo nyine iyo musezerana muvuga ngo tubyaye tutabyaye, mu byiza mu bibi, mu bukire mu bukene. Ubwo nje rero niyo mpamvu ntagira, niyo mpamvu ntabikora. Ariko nabonye ngo iyo musezerana bavuga ngo turatandukanywa n'urupfu, ukabona umuntu watandukanye n'undi bakiri bazima. Urupfu barinde muri babiri. Nyine biba ari ikibazo ariko biba bigomba kubaho nyine iyo byanze ntago hatiriza. Noneho wenda uko wagiye wenda ubikwepa ariko bavuga ati n'ubundi wanyu uba waryaga uba wanywaga ufite aho waryamaga, ahubwo imwe mu mpamvu nyamukuru ituma umuntu ava ndashatse ni ukuvuga ngo tugire urubyaro. Urumva urubyaro inzira bicamo abantu baba yumva. Rero kwa kugira muri cya gikorwa cyo kubyara nibikunde, wenda wavuze ko ari Imana ibitanga kubyara, ibyo ni nabyo kubyihanganira ni ikindi. Ubwo mu cyo gushimishanya none reka tuvuge ngo ushatse umugore usanze bitameze nk'undi muntu wabonye, ibyo nabyo ni biri mu gusa ushobora nyine kubona gushaka umugore wenda ugasanga atari nka wundi waho wagiye ukatakata ntaho hirya hose ntazi. Gusa numva ko nanone kuba umugore adashobora kuba ameze neza, numva ko n'umugabo abigiramo uruhare. Ubwo ariko n'umugabo ashobora kuba atameze neza, aho ntabwo tuvuga umugore gusa. Umugabo se umugabo se atameze neza igihe atameze neza n'iryari. Umugore igihe atameze neza n'iryari. Umugore ushaka kureba ku mpande ebyiri kugira utaza kureba ku ruhande rumwe. Nyine ndabyumva hari ukuntu nyine bavuga ngo umugore ngo ntuza ngo araryoshye, ibyo byose tujya tubyumva. Ngo ariko ngo ntuza ngo ntago aryoshye, ukibaza uti se abo bantu uwo muntu impamvu ataryoshye ni iyi. Nibaza ko abaganga baraje iyo hari ikibazo uragenda ukamusobanurira akakubwira ibintu bikagenda neza. Ubwo aho ni ku mugore? Aho ni ku mugore. Gusa nanone bivuga ngo hari ukundi kuntu we umugabo ushobora kubigiramo uruhare, ukaza wa munaniro twahoze tuvuga ukawufatanya no kuba ushaka ibyoroshye hafi aho. Ntabwo ngo azakuryohera gute se? Biriwe mu kazi, uyu winaniriye umugore yiriwe mu rugo, ese ubwo mwagira imbaraga zingana gute muri icyo gikorwa? Ntabwo imbaraga zingana, gusa nanone ntago ari iby'umugabo gusa. Ntago umugabo ari ufite uruhare rwo kuvuga ngo ni itegeko ngo niwe uri bukore kuriya, yagufasha ibintu bikagenda neza. Yego, ubundi byose biva mu kuganira. Mwaganiriye, umugabo arashaka n'umugore arashaka, urumva arabizi kunaniwe gufasha umugabo ashaka umugore se kugira ngo ntugufashanya nyine muri byose. Rero ntago byandikiye umugabo cyangwa umugore gute. Ukazashaka umuntu warabonaga yitonda wamugeza mu rugo akaguhindukira. Kwitonda se kwitondora ushaka kumwira ni ukuhe? Ntabwo ujya mu basi bavuga ngo umuntu aritonda runaka aritonda, ntabwo ujya ubyumva. Ndabyumva ariko buri wese agira ashira isoni, ni nkako nabivuga. Sinzi niba ushaka kuvuga ngo wenda ngo aritonda, byaterwa n'uburyo wenda yakwitondamo n'ikibazo cyaba kije kugira ngo abe yitonda. Ni mu rugo bisanzwe se ushaka kuvuga? Ndavuga mu mico. Imico y'abantu iratandukanye. Umuntu ashobora kuyiguhisha
ariko nibaza ko atari neza iyo atari bya bindi by'abantu bubu byateye byo kuri Facebook cyangwa WhatsApp ngo umubone ukwezi kumwe abiri ukurikirwe n'ubwiza umubonyeho cyangwa se na housing afite ukibagirwa ko umuntu w'imbere ari we muntu. Ntabwo rwose izangeso uzazibura kuko ntawuzi uzamubwirwa n'ikizi. Ese kumarana n'umuntu igihe mutetana nicyo gituma umumenya? Ntabwo umuntu ushobora kumarana amezi abiri uvuze n'ubundi ugasanga muranambanye kuruta bamaranye imyaka bakundana. Ubugize amahirwe ubutomboye nyine ni nko kwa kundi ubwo baguye kumugisha. Izo Facebook uvuga ni abantu ujya zihuza bakarambana? Ni wa mugisha nyine nahuye nawe ariko abantu mugishuzamo. Oya ntago ariko mbyumva. Kugira urugo rw'isi n'abana umugisha. Yego ni umugisha ariko umenye ko abantu bazubaka zigakomera bo kuri Facebook za WhatsApp gutyo ntago nibaza ko ari cyane. Biragoye. Ntago uzambwira ngo wowe uhuye n'umuntu muravuganye ntiwumvisha ibitekerezo bye ntago mwaganiriye birambuye rego umuntu ugenda umwiga gake umuntu kandi burya ni nakagucitse akumenya ko umuntu nakagucitse cyangwa ko yakweretse cyangwa ko ibyo yakubwiye ntago ubundi umuntu wapfa kumumenya gutyo ariko ni buke buhoro nawe ubu ngubu rwose ubugira ngo sinzi ikintu kiri inyuma kibirukanka sanga ukwezi kumwe abiri ngo namumenye afite taye nziza nshaka asa nk'uko nshaka urumva akumva ko ibyo bihagije kubaka urugo. Ese kuri kimwe cyo gushaka wa mugani vuga ngo taye wowe ugiye gushaka warashatse ariko reka tuvuge ko utarashaka umwiza inyuma ariko ufite imico mibi n'umuntu ufite imico myiza ariko ari mubi inyuma wahitamo icyo? Reka nkubwize ukuri ntago nashaka umugore mwiza ku ruhu ngo nuko ari mwiza nta mahoro nzamugirana. Kwari igihe ubura byombi. Oya baravuga ati nibara niba tunatemberana bavuga ati dore kirashya. Gutemberana mu mutima henda guturika bivuga iki? Ariko wa wundi ufite isura bavuga ko ari mbi urumva ukabubona muhuza ukabubona akora nk'ibyo ushaka mbese ukabona umutima wawe ukamwishimira si ibyo hari ikintu ukeneye nyine ikiriho nuko umuntu bayobosha kubona babone ngo mwiza ku mutima siko bajya babivuga ariko ushobora gusanga atari mwiza no ku mutima ahubwo ariko yakwiyeretse naho ngaho kugeza ko abantu bari muri fiançailles babeshanya byinshi niyo mpamvu wenda n'ingo zitakiramba umugeza mu rugo ugasanga ibyo yakubwiye si ibyo ubonye naho ngaho ubuhinzi ugasanga yakubeshye ko afite ibintu niba ari umukobwa ugasanga yakubeshye ko rwose ari amahoro wagerayo ukabona indi version bivuze ko ushobora kwanga umwiza inyuma ugasanga no ku mutima nuko bibaho ntago abeza bose ariko ari babi abeza bose ntabwo ariko ari babi hari n'abeza hose urumva hari n'ababi hose uretse ko numva ko nta n'umuntu mubi hose nta muntu mubi hose abantu ngo nta muntu mubi ngubaho ariko ubwo so kwirengagiza ukuri wowe byumva gute nyine ubundi bavuga buri wese agira icyo akunda ushaka kunde ugasanga ndi mubi ariko uriya wakande bakabona ndi mwiza kuko hari icyo akunda kuri ngewe cyangwa se ubundi buri wese aba afite amarangamutima ye ntabwo amarangamutima yawe ahuye na yuriye nta nubwo ahuye n'ayanjye buri wese rero burya niyo mpamvu ujya ubona hari abantu se ntari umuntu ubona ukavuga uti nkuriya mugabo uriya mugore yamuciye nkuriya mugore nkuriya mugabo yamuciye ko bataberanye ariko mu by'ukuri bo baba babona baberanye kuko baragize birahura kandi afite ikintu cyatumye cyamukuruye kuri we ubwo umuntu ntabwo ashobora kuguca intege bikarangira uretse wa muntu ubundi buriya ko mbona akomeza kwereka intengeza oya ntago ashaka kuvuga ko ari mubi se cyangwa avuga imico avuga imyuko ari mubi biriya imico biragoye kuyimenya avuga ko ari mubi ubwo rero njye sinanamuha n'amatwi kuko ubwanjye nimba mureba nkabona ari mwiza ntabwo ngomba kumvirira ko ambwiye ko ari mubi gute se
gute kandi umutima wanjye ari umwishimira ukora nk'ibyo ashaka buriya hari ikintu tujya twica ni nkako navuga ugasanga ugendeye ku byuriye uhuye na ntuza akavuga ati mbega umukobwa mwari kumwe we nta kigenda urasuzuguritse uraciriritse uriye nabi bihagije ariko ntiyibaze impamvu wamuhisemo muri ba bandi bose warebaga mubo mwiganye mubo mwakoranye ntiyibaze iyo mpamvu akumva yuko ibyo ashaka kuvuga byanyura umutima we kandi koko bizawunyura nta n'umuntu ujya wishima ko undi yubaka neza ni bakeya buriya ushatse uwashimye umuntu numva nta n'indi mpamvu yatuma umureka kandi wamushatse ari wo umutima wawugwaho ni sawa cyane kabisa tugana ku musozo kugira ngo tukureke turagushimire ko waje kutuganiriza bari sawa cyane kugira ngo n'abantu badukurikiranye bifuza no kurambagizanya cyangwa se barimo barambagizanya baze kugira ikintu bakora muri kino kiganiro cyangwa se n'iyo miryango ibibanye dusoza ubutumwa kiwaha abantu badukurikiranye ikintu nshobora kubwira nk'abantu bateganye nko kurushinga ntabanza amenye umuntu tugiye kubana ni muntu ki umuntu tugiye kubana yangeza kuki uwundi afite ibitekerezo ki se bihuye n'amarangamutima yanjye wicare hamwe wibwize ukuri uyu muntu ntumere nk'uhunga uyu muntu dushakanye tukabana kuko nta gihe runaka cy'igihe tuzamarana bya byifuzo mfite ku mutima nibyo mubonamo bizakunda ubanza ubwawe wibwize ukuri abarushinze rero nabo ikintu mba nababwira cyane nk'abadamu ni ukuba uwo yari we na kera nta mpamvu yo kumuhindura ntago kubyara byahindura umuntu ntago gushaka umugabo byahindura umuntu ahubwo banza umenye ngo ndi uwo ndi we uri we wa wundi wari we uzaza nyuma y'imyaka 10 asanga ari wa wundi wari we numva ari ibyo nababwira sawa cyane mwakoze cyane kudukurikirana ku bantu natwe mukomeze kugerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi reka dusubire ubutaha